aba bana ni abakobwa b'abasegeri bamaze ku ikoti bava mu muraro umeze gutya cyane apana iyi ngiyi yo kugenda gushakisha aho mu banyakidahiri hepfo ngo twari duturanye n'abanyamurenge urategera mubakorere subscribe nibashanga banjye abangaba ni baramukazi ba Kanziga bakabashiki ba Mutabazi bakabashiki ba papa Poso bamutubiza ngo batagatifu so ni ukuvuga ngo nishimiye ko mwaje bakore kuri tesinana na mujye mugira gutya gusa intare y'ingore mba nimutware gusa mwebwe gusa cyane umutuze nabasize kuri 22 nzongera ndibasizeho ubu muri aka karere gaturabana hano nahageze kwa tesinana mwambonye mukande subscribe ubu turi kuvuga mukande subscribe ikiganiro mukirebe mukirangiza twaje gutega intare y'ingore nyamwiza mama Poso irindi zino umukobwa w'ibiraso byiza umusegege w'amase ku ikoti uwo rero niyo twaje gutega muratubona turi hano i Kanombe umwanya ni gwanyu ko twanaharayera twaraje kare cyane nikora tugiye kurara hano bugacya kandi koko turaharaye ibi ni byerekana ko nyamwiza kubera ko intare y'ingore n'intare y'ingore kabisa rwose nyamwi turagukunda pe cyane hano kare indege yawe iba delayed turi hano mbese nyine amasaha n'amasaha turategereje twarushe icyaha turenze aka makeup twazanye karavuyeho turabero twumye uriya nawe bamwita Franco kubera mama Aposo kabisa turakwemera turagukunda niyo mpamvu turi tuguhaye karibu twiteguye twaje cyane kwakira Aposo ga n'umwana mbereye anti mbere niba ari mukeba wa nyina ayo
wakagara we ubu ntabwo nari nzi kuri buze no kuntega to be honest uyu mwana yambereye umuginga mani yego kandi niba amenyeshwa ngo ari kwambera ikigeragezo yabaye akagara ka ari gushaka kurwanya intara y'ingore ntibikunda intara y'ingore ntibikunda ubuhe bwoya ese ya ubuhe bwoya ubushize mwadutetse imitwe hano ubuhe bwoya ese mwe ndiyiziye nje kukubaza intara y'ingore ryavuye hehe ariko wayibonye intara y'ingore just one day umunsi umwe wonyine wayibonye genda tubwire barabanyakidaho bene wanyu ngo toka urumva reba basege gubahere kugera hano yego sha wabonye oya bagufa ariko ni beza oya ntera abagore ba mapara nandebe bari ababo bazabagenda oya nabaye bagenda babonye nabahaye abo nabo baduhahaze ba bari ababo umwe azagenda numenye niba hayageresha niba hayagaruka undi akagenda numenye niba hayageresha agahayicara wewe babwire ko ari hafi babwire ko niba gusenga neza vugana n'abasegege dukomeze babanje kwikoti cyane none igitangaza cyabaye abasegege turi mu gushingira buri weekend n'ubu nasize Nairobi ubu n'ubu waje mu muzodushira niye muzodushira ko mwaturwanyije kandi bidakora kugira uti nose ni ubukwe none se njyawe igikora ubwo ntacyo mfite asante nyine byo ko waje gukora ubu fresheri zirakwishe uje kwiziza anniversaire y'amezi atandatu ya Paul nicyo kikuzanye i Kigali faya ni muri vacation muri birthday ya Apostle yo kwiziza umwana yararije amezi 6 n'ijoro niyo tuje gucelebrate ngakube niba tumukurikiza nisa ubanze kugukurikiza ubanze ku mwana umwana uri mu kurya ifi akarya idegede akarya akaba yafashe indege akava Nairobi maje gukora anniversaire Kigali isafite ifaranga mbere nzaraba asa oya genda uzareya ntakunda ubare kunywa amata biteye ubwoba araburira iki nicyo mwagerageje mwabuze kari akagabo kabo kimaske hari uwundi w'ikimyira hari Faustin wakaryarya twose twarahagaze ngo turi kurwanya intare y'ingwe nta kagara katsinda idubukazi n'ikiriya kiraje mu bucafiriya bibiri bitatu kwikora uzambwiye ko batazabishoreza imbere ya kamera none se sheri bayaza tusenga ibimira bareke bari amazi reka bari gufasha imfubyi gufasha abapfakazi gutanga umusazu kuvugira ubwoko gutabara abagore bagowe gutabara imfubyi kuryoshya kurya ubuzima nta myaka ijana oya gutukana ntibirimo ngewe n'umunyakidabo namuhereza ndi kugira ngo warihanye ya ntabwo najya mu ijuru ndacyari mu ariko gana none gutukana wo bireka ukabyihorera nzaguhana wowe na sobuja nuriya w'ibimyira na kariya kenda gupfa uri kunyumva mwese mbafata ikira mu gatebo njugunye iriya hino noneho Faustin afite systeme yo guhostinga ibicucu ngo bize birwanya abagore bazima kuriya kiriya cyari cyicaye kuri channel yawe ngo udishoboye mama murenge barahari abagore bafite ago tujya tubabona tukabibwira tukanabatinya pana banariza mu matiku wenda kurudi yaga nta mugabo ufite so mwavuze se ariko buri munsi ngira ngo urabibona ko ibintu birutana yewe aho bayitera ntaho mfite se mache ujinga bwana bareke aba baginga bari mu kurara 24 hours batangize kuri tamuneri nta views mushobora kubona idea you niba ushaka kumenya ko ngurusha ubustari nkaburusha sobuja nkaburusha uriya w'ibimyira muzashyira amafoto yanyu kuri tamuneri babarebe guhera uyu munsi ndashaka ko uzashyiraho Faustin yambaye uturinete akagabo kakaryarya kamigishwa ariko kirwa ariko umugore akajya muri commentaire akatsi umugore uyu nguyu nari wazi ko ari buze kumfata ntabwo nari nzi ko waza kumfata ubwo baranunga ndetse n'umugore baranunga uragiye muri commentaire we twabukuye no muri groupe birababaza kuri nyamwiza niba fura episode akora zizamukiza indwara zose arwaye akomeza akorera shaka cyane niba zimubyibu ariko ko murambona
intare y'ingore mbahe viyuzi i Kigali by'umweru none se uva ratamwe wowe mikrofone ikabasijyana nambara ubusa hano oya uva ahubwo nkubwire noja kubemeza wewe banze kese Faustin reka Faustin narine oya reka maze mbahe ibyabo mbone gukora oya reka ureke tuzabibaho afite kasebuja k'akagara karagiye karabangaje buri kwezi kabaye $100 niba 150 n'uriya w'ibimyira wa Kayore yamukuye kuri protect baraje bakirwa ku ntare y'ingore babaga ngo ko muranyije Asubira ukuntu waciye uranshoboye nayica niba mwe fyoto tuzavuga se wakara agapfuka mu ese ari ahubwo reka nkwibari agira ubucafu yo kanywa bazamwisha bazamwigisha iwaga ntazashikira ibigori byose mwari nashikira ibigori gusa maze tubwire gatoya rugaza gafite amaraso y'abasegeri wanyuza mu yamagane g'abasegeri rugaza n'abasegeri na Franco niwe wanzanye nari ko Faustin aza kumfatanya aho no twebwe abasegeri cyane uva tukubaza akantu tega nkubwire abasegeri tumaze amezi 3 ubukwe buri wike uri kumara mfite ifirimbi gutya mba ndi kurwanisha akagurisa y'abasegege simba nabutashe none ari yanezerega ntabwo bisaba kwipana mureke uva kwibirira Franco ndi kuvuga shimira abantu baje kugutega bakweretse umutima mwiza utubwira nuko wumva muri Kigali zungu indabo za muka Faustin zisuzume neza bakahangire urumva so ngaho kubitahana gutwara indi ndabikaza twibwirire tubwire uko bimeze ikibazo kandi harimo kandi mwana bikondesheje babonye none ikintu gitangaje ubushize twabonye indabyo ntitwabonye abazitaye uyu munsi wababonye oya ubushize twabonye indabo ntitwabona abazitaye ariko uyu munsi wabonye abantu natoye muka Faustin yaje azikoreye zose mu modoka ngo nibwo ngarwana n'intare ngore bigakunda se uva mubwire fatizo ndabyo neza tuzatekamo imbogesho turategeye bazo natubwire ufite amatsiko mbwira intare y'ingore iryo zina ryavuye he ni ukuvuga ngo amezi sabaye nangaye Faustin niwe ujye uyabara nimwega mwashimuse shano nimwe muzige mwayitwariye bayitwaye ku tariki 10 ubu reka baze dusobanurire iryo zina itiki nzanye simwe mwayishuye sinayisabirije biriya byanyu mwirwa muri fundraising washaka kugura ikariso bagakora fundraising washaka kurya agakora fundraising washaka kwimuka agakora fundraising cyende agakora fundraising nowe iyo mbyutse nshaka kuza i Kigali ntega indege hazi siko bimeze kwikofi yanjye intare y'ingore apana bino byanyu gukora fundraising ibintu byose simbibamo nukuvuga ngo bano baginga bashimuse shano ku itariki 17 ukwezi gushize nako nibanje oya umugabo wawe na boss wanyu uriya w'ibimyira twibwira uko yazina ryavuye intare y'ingore tegera ndangize kubwira nabavuze maze ukwezi ndi kuri YouTube ariko ukwezi maze ntari tegera ukwezi maze ntari kuri YouTube mba kuri live zanyu kuva komera kugeza ku cyumwe iyo batangizeho barebwa n'abantu magana ya muri commentaire ugiye ubona gusa muka Faustin yashyushye tangaza by'abana nanjye namuyobeye inde soze urumva noneho nkibaza YouTube nayibasigira ndabahunga banza mbaha ikibuga ngo mubanze ceceka ninde wazuguma kumbwira ngo ngeze he ndabaza nibereza ngo bayicafuze ariko buri munsi rayize ninjye birirwa bashyiraho manzi tubwire izina ryavuye akabuga iki ko TikTok yanjye memba musaza wanjye afanda ari henga meze telefone nayo kwimugiga ko TikTok memba ni murezi acha ujinga bwana hakuna kitu kama hicho urumva reka nkwereke ko TikTok memba acha ujinga akafite na telefone kandi kwereke we mama posa afite telefone 3 kugira ngo bireba ngo nakavuga karakanyu nakimbwa mutashyizeho umugore ntimwakora muri abagabo batatu mugatanira umugore umwe udafite n'umugabo ngo mwambaye inka y'ibihumbi 20 baho ibaho none ikintu cya
ikintu cyantangaje ngo mwirwa mushyurira byizigiro bibiri ndashaka kubiguhereza none byizigiro aransabye kunsubiza kuri group tugusubizeho cyangwa tukureke kuko byarakubabaje kuko ntamenye uko mwakuyeho sinamenye uko mwanashyizeho nzisangeho gusa aca ujinga nereke uyu mujinga ko mvugane nawe fura niko mama Apostle navuze unitse kano kagabo hano anniversaire kiracabaye ba akagabo k'amazina nindasanga hano anniversaire kiracabaye Apostle ko kera isukari yazamutse isukari kera ko yazamutse bebe ibihuru zose ndakubwira abantu ngo baze umva baze ushimira abantu kandi batubwira bakora subscribe ku uyu munsi ndi muri Kigali niwe mukameramani wanjye ejo guhera ejo wamfatira he wamfata aho uzashaka content uzashaka nzayiguha bose n'umugore barandakaje mbafite uyu muji n'amata yanyu nabatwaje ngiye kuyatanga aho kari he uba manzi ukara kutamera kuvuga bana so nukuvuga ngo abantu barwanya abasegeri abangaba aburebe tegera maze ka foto kutuvangira ona bwira umunyakigaho ona bwira mwe mufite imirara idapanze yo gushakisha imirara yanyu niyo mwamwigaragara umwumurara we nakagara undi niwo gushyiraho reba kwa gasendege bihorere mashi aba bana ni abakobwa b'abasegeri bamaze ku ikoti bava mu muraro umeze gutya cyane apana iyi ngiyi yo kugenda gushakishaho mu banyamurenge urategera mubakore subscribe nibashanga banjye abangaba ni baramukazi ba Kanziga bakabashiki ba Mutabazi bakabashiki ba papa Apostle bamutubiza ngo batse mutagatifu so ni ukuvuga ngo nishimiye ko mwaje bakore kuri tesinana na mujye mugira gutya gusa intare y'ingore mba nimutware gusa mwebwe gusa cyane umutuze nabasize kuri 22 nzongera ndibasizeho ubu urakagarere gaturabana wange washa kubona se wa Apostle nguyu hano